Yesu nashimwe. Akayakomeza. Uwo nguwo umugisha umubeho. Mwami Imana n'abatarakwimenyesha, uno munsi birashoboka ko bageze hano, ushobora Mwami Imana kubamenyesha iby'ijuru bagahinduka unkoresheje. Ngaho bana nanjye sinabyishoboza nk'umwana w'umuntu, ungirire neza, unyambike imbaraga, b'umugende ugeza amazi ku mitima isaraye. Mwami Imana mbe igikoresho wishimira. Ubu bwoko nabwo bugiye kumva, ubuhe kumva no kumvira mu izina rya Yesu, amen. Rero uno munsi wa none nk'uko nababwiye tugiye kuganira, reka tuganire kuri ano magambo. Ngewe tugiye kubana, nitwa Ishimwe Emmanuel. Uno munsi wa none rero tugiye gusoma ku mwanya wacu wa 15, turasanga amagambo yo mu byahishuwe. Ibyahishuwe ibice 21 umurongo wawo wa 4 haravuga ngo izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umurogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, uko ibya mbere bizaba bishize. Rero aho ni kubizera Kristo, ni kuba mwiringira, ni kuba mwegira, kubakiranuka ku kanini no ku gatoya. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Ku mwanya wacu wa 14 turahasanga Zaburi ya 94 umurongo waho wa 18 n'uwa 19. Reka dusome. Nkivuga nti ikirenge cyanjye kiranyereye, imbabazi zawe Uwiteka zarandamiye. Iyo ngishidikanya byinshi bimpagaritse umutima, ibyo umpumuriza byishimisha ubugingo bwanjye. Iryo ni ijambo ry'Uwiteka. Ahangaha yari Dawidi yari umuntu uciriritse, wa muntu uragira intama mu ishyamba, utagize ikintu avuze muri bene se, mbese bamufataga nk'umuhererezi udafite agaciro. Ariko Imana imukorera ibitangaza, agira Zaburi nyinshi yaririmbye ngo akivuga ati ikirenge cye kiranyereye, imbabazi z'Uwiteka zaramuramiye. Nawe Uwiteka ajya kuramira.
ku mwanya wacu wa 13 turahasanga Petero wa mbere ibice 5 umurongo wa 6 n'uwa 7. Reka dusomeho, wakwibaza ngo haravuga ngo iki? Avuga ngo nuko mwicisha bugufi muri munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana kugira ngo ibashyire hejuru mu gihe gikwiriye, muyikoreza amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Murumva n'amagambo yemwe ukuntu akomeye. Abandi bagize guhamya. Ese wowe ufite guhamya kumeze gute? Uwiteka aravugana nawe ngo wicishe bugufi nibwo uzashyirwa hejuru. Niko Uwiteka avugana nawe. Wicishe bugufi munsi y'ukuboko gukomeye k'Uwiteka, Imana igushyire hejuru. Imana izabashyira hejuru bene data, muyikoreza amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Imana yita kuri mwe, wikwiganyira, wikumva ikoreza Imana amaganya yawe, wumve yuko Imana iruhura abarushye n'abaremerewe. Ku mwanya wacu wa 12 turahasanga Yesaya ibice 41 umurongo waho wa 13 haravuga ngo kuko ngewe Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kwawe nkubwire ntiwitinya ndagutabaye. Wasanga uno mwaka wa 2025 ariko Imana igutabaye kuko wayubaha ukayubahisha, wibivamo wisubira inyuma. Twakomeje no ku mwanya wacu wa 11 Abafilipi ibice 2 umurongo wa 3 n'uwa 4 haravuga ngo ntimukagire icyo mukorera kwirema ibice cyangwa kwifata uko mutari, ahubwo mwicishe bugufi mu mitima umuntu umunezero n'amahoro. Umuntu ufite umunezero afite n'amahoro, hari ikintu aba abayera. Rero usaba Imana kugira ngo nawe bikuze umunezero n'amahoro, ngo biheshwe no kwizera, ariko hakazamo nota bene ngo wizera. Ano magambo ari mu Migani ibice 3 umurongo wa 5 n'uwa 6 haravuga ngo
wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe, uhore umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya akuyoborera inzira unyuramo. Uwiteka ni umuyobozi mwiza. Hari igihe tugenda tukayoba, ariko mu byo kujya mu ijuru ndetse no mu by'ubugingo, Uwiteka no mu mubiri busanzwe Uwiteka ajya atuyobora. Uwiteka kuyobora gute? Buryo Uwiteka yakubwiye ngo inzira ntuzayice irimo ibigusha, cyangwa ngo ntunyure ahangaha harimo intambara, cyangwa uzahura n'ibi, burya abakuyoboye. Rero Uwiteka umwizere kandi wishingikirize ku Uwiteka, ntiwishingikirize ku byawe. Ibi biravugwa n'Uwiteka kandi ngo ari kuguhumuriza. Umwanya wacu wa 7 turahasanga wakwize ngo ni iki? Ni uguharanira kujya mu ijuru. Ese urakiranuka? Niba ukiranuka, wizere ko ibindi byose uzabyongererwa. Umwanya wacu wa 6, Yosuwa igice cya mbere umurongo waho wa 9, haravuga aya magambo hati: mbese sinjye ubigutegetse? Nuko komera ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Nuko rero nshuti yanjye, ntukuke umutima, komera ushikame, ube hamwe n'Imana, kuko Imana iri mu ruhande rwawe, nta kizaguhungabanya. Wizere, wiringire. Umwanya wacu wa
impungenge ni ukumva wivebye. Uwiteka ari kumwe nawe kandi nawe umwiringiye ntiwivebe. Ku mwanya wacu wa mbere turahasanga amagambo ari muri Yohana ibice izina rya Yesu.